uburambe mfite mu kazi k'ikosora maze imyaka 23 nkora iki gikorwa kandi ntabwo nigeze nsiba n'umunsi wa rero muri aka kanya ngiye kubanyuriramo muri make uko icyo gikorwa kigenda duhereye ku munsi wa mbere kugeza ku isoza icyo gikorwa. Natangiye ikosora muri 2007 ubu nkaba maze imyaka uyu nawe ubaye uri mu 19. Ubumenyi mushobora kwibaza mukamwakaza ngo ese umwana ashobora kurengana mu gikorwa cy'ikosora. Hello, how are you bantu banjye mumeze neza? Reka nizere ko muri amaro cyane, nizere ko muri gushima ndabashuje ababyeyi, abanyeshuri, abarezi ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri mudukurikira kabisa mudahwema kutwereka ko muba muri kumwe natwe. Hanyuma rero nk'ibisanzwe iyi ni Storm Digital Empire, hanyuma mu gace kacu ka ST Career Connect ni ikibazo twabajijwe n'umukunzi wacu Tugirimana, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, bahita bagisubiza bifashishije ikiganiro banyujije kuri YouTube channel yabo ndetse no ku zindi social media zabo. Ni cyari ikibazo kibaza kiti ese ejo twanakibazaho gato muri video yatambutse kubera ko yari ndende, ubwo ashobora kuba atarakibonye. Mu kibazo kibaza kiti ese uburyo ibizamini bya leta bikosorwamo burizewe? Hari igihe rimwe na rimwe usanga abanyeshuri cyangwa se ababyeyi batishimiye amanota y'abana babo babonye mu bizamini bya leta kubera ko baba bakemanga cyangwa se bavuga ko ashobora kuba atagize gute bitize uburyo bikosorwamo, bakavuga ko habamo akarengane. Ibyo tugiye kuba twasubiza uyu munsi kabisa twifashishije bumwe mu buhamya bw'abarezi babikosora bimazemo igihe, ndetse kabisa ni na article iyi NESA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyashyizeho ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2015. Ni kuri page ya 6 ndagushyiraho kabisa iyi article kugira ngo uyibone neza. Basubijeho ikibazo mbere yuko twumva bamwe mu barezi babizobereyemo baragisubize bati cyari ikibazo cya 8 bagishubije bati yego uburyo ibizamini bya leta bikosorwamo burizewe kuko kubikosora bikorwa hifashishijwe uburyo bwa gihanga bunakoreshwa mu bindi bihugu byateye imbere bwitwa conveyor belt marking system, bwatangiye gukoreshwa mu Rwanda mu mwaka wa 2008. hanyuma uburyo bwashyizweho mu rwego rwo kwirinda amakosa yashoboraga gukorwa mu gihe cy'ikosora, aho ikayakosorwaga n'umwarimu umwe. Hanyuma muri ubwo buryo bwa belt marking system ikayikosorwa n'abarimu bari hagati ya 5 na 7 b'inararibonye kandi b'inyangamugayo bigisha isomo bagira gute bakosora. Mu gihe ikaye y'umukandida ikosorwa, umwirondoro we uba uhishe kugira ngo ukosora atagira gute atamumenya. Iyo gukosora birangiye, rindi tsinda ry'abagenzuzi abitwa abacheckers bari hagati ya 2 na 3 kuri buri kaye basuzuma ko ibibazo byose byakosowe, ko amanota ari ku ikaye y'ibizamini ariyo yanditswe cyangwa ariyo yanditswe ahabigenewe cyangwa se ahabugenewe, urumva. Hanyuma bakareba ko ateranyije neza kandi bagafungura imyirondoro y'abakandida, hanyuma bakandika amanota ku mafishi yabugenewe. Ibyo rero bituma amanota abakandida babonye aba afitiwe icyizere. Iryo biri mu byo NESA yashubije kabisa umuntu wari wabajije ikibazo kigira kiti ese uburyo ibizamini bya leta bikosorwa burizewe? Uretse ibyo ngibyo, umushinzwe itumanaho muri NESA n'ubundi yaganiriye na bamwe mu barezi bamaze igihe muri uyu mwuga bagira icyo babivugaho. Ndagira ngo twumve uyu nguyu witwa Uwamurera Beatrice. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, iyi ni Storm Digital Empire. Twandikiye kuri nimero kubona kuri screen ya ku gice cyo hasi ibumoso, ni 079637 184 kugira ngo tukwadinge
joininga muri WhatsApp group yacu mu rubuga kugira ngo hajye ubasha kubona amakuru menshi agiye atandukanye ajyanye n'uburezi, by'umwihariko ajyanye n'amashuri, scholarship ndetse n'ibindi byose muri rusange bijyanye n'uburezi. Reka twumve yababareze hanyuma turetse dusoza. Ciao. Nitwa Dushimemungu Faustine, nkaba ndi umurezi, nkorera ku kigo cya Ecole Secondaire Kanombe Efotec giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Nkaba nigisha Ikinyarwanda n'Igifaransa. Uburambe mfite mu kazi k'ikosora, maze imyaka 23 nkora iki gikorwa kandi ntabwo nigeze nsiba n'umunsi wa rimwe. Numva rero muri aka kanya ngiye kubanyuriramo muri make uko icyo gikorwa kigenda duhereye ku munsi wa mbere kugeza ku isoza ry'icyo gikorwa. Amazina yanjye ni Karibuhungwe Pimake, nigisha Ikinyarwanda muri Collège de Rebero mu karere ka Gicumbi. Natangiye ikosora muri 2007, ubu nkaba maze imyaka uyu nawe ubaye urimo 19. Muri rusange rero ko ikosora turikora, mbivuze ngewe nka team leader, ubundi dufata envelope muri stock ziba zirimo, hanyuma tukabara ko zuzuye, umubare w'amakaye wanditse inyuma kuri envelope uhuye n'urimo. Hanyuma nitwa Uwamura Beatrice, ndi umukosozi w'isomo ry'Ikinyarwanda mu mashuri yisumbuye umwaka wa 3. Icyo gikorwa kirimo kubera mu ishuri ryisumbuye rya GS Sainte Bernadette Isave. Igikorwa cy'ikosora cyatangiye ku itariki 27. Ni igikorwa cyiza ndetse navuga ko twungukiramo n'ubumenyi ababitabiriye icyo gikorwa. Nesa iba yatugiriye icyizere ikadutoranya tukaza gukora icyo gikorwa cy'ikosora. N'umurimo dukora dukunze kubera nyine ko nkuko natangiye mbivuga, abantu benshi twungukiramo ubumenyi. Mushobora kwibaza mukamwakaza ngo ese umwana ashobora kurengana mu gikorwa cy'ikosora? Uya ntabwo umwana ashobora kurengana, kubera kuko uburyo igikorwa gikorwamo n'ubwitonzi nko nabivuze n'ubushishozi. Ntabwo umwana ashobora kurengana kuko buri muntu aba afite ibibazo agomba gukosora, yabirangiza agahereza mugenzi we umukurikiye. Uwo mugenzi we mbere yuko nawe akosora ibindi bibazo bye yatoranyije agomba gukosora, arabanza akareba undi wamubanjirije uburyo yabikosoye, ko ntacyo yasimbutse, ko ntacyo yakosoye nabi, nawe akabona ubukomeza. Kubw'iyo mpamvu rero nta mwana warengana, ndetse iyo babakosozi bamajije guhererekanya yakayi cya bibazo birangiye, hari undi uza witwa Umuceka, ariko mbere yuko aza hari uwo bita team leader uhagarariye iyo kipe y'abantu 5, afata yakayi nawe akabanza akayigenzura ikibazo ku kindi, akareba ko ese ntacyo cyasimbutswe, ese nta cyakosowe nabi. Nyuma umuteam leader yarangiza hari undi uza witwa Umuceka, nawe niko kaza akora, kareba nimba uwabanjije gukosora yabikosoye neza ntacyo yasimbutse cyangwa se ataba yabariye nabi umwana. Rero muri iki gikorwa nahumuriza ababyeyi ndetse n'abanyeshuri muri rusange, mujye mwumva ko mutuje, haba hari ababareberera kandi babareberera neza. Nkaba nababwira ko amanota nasohoka rwose muzashira impungenge, buri wese anezererwe nayo yabonye, kuko igikorwa gikorwana ubushishozi. Murakoze.